mu rugo kavukire yawe ni hehe? Nge mvuka mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu, umudugudu wa Cercle Sportif. Ni ukuvuga ngo uri umunyamujyi rero? Twihute noneho meya w'uyu mujyi ninde w'uyu mujyi meya mushyashya? Meya mushyashya yitwa Pridande, sinibuke izina ariko harimo Prida. Aya, gerageza. Yitwa Ruraro 15 nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo. Uwo yarasimbuye bwo yitwaga nde? Yarasimbuye umudamu witwaga Nyirasafari. Ndagufite urafite cyane meya mushyashya nuko ndajya nkusubiriza urumva ko nkusubije mu ishuri. Meya mushyashya yitwa Pidance Rubingisa ya Pidance ntabwo ari Prudence, ni Pidance Rubingisa. Yarasimbuye Rwakazina Marie Chantal. Hanyuma ibindi minisitiri w'intebe w'u Rwanda ninde ubwo? Minisitiri w'intebe w'u Rwanda ndaje. Oya ndaje. Yes, twizere ko meze neza mu bice bitandukanye. Utarakanda subscribe kandi akamenyetso ko mutugu kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video, uhitukanda n'inzogera itiza kugira ngo video tayari zikugeraho mu buryo bwa notification. Turi kumwe n'umugabo hano beshi barakuzi nangiye kuvuga ngo bawigize inzanga kuri Flash TV, ariko uri umukomediye udasanzwe. Abantu benshi ntibagushidikanyaho. Icyakora abantu ikintu bakunze kwibazaho cyane ni imyambarire yawe kuri Flash TV, ukuntu wambaye imisatsi na comedy yawe mu buryo butangaje. Mbata dology. Ubundi niko abantu benshi bakuze. Usanzwe uri muntu ki? Ubundi niko witwa kwirangamuntu yawe twasangaho Mbata? Urakoze cyane kunyakira. Nitwa Professeur Mbata, umuprofesseur w'icyitegererezo wize amashuri yanyu nkagera bamwe ngo no school ahead. Ariko mu byo bisanzwe nitwa Musengimana Eugene. Mbese wo kumwe witwa Eugene? Musengimana Eugene niyo mazina yanjye kwiranga. Mbata ni ryo wihimbye rero ubwo? Mbata ni ry'akazi. Okay. Kwiyita Mbata se wabikuye? Mbata ntago ari izina niyise. Ni izina niswe kwishura aho nize. Okay. Ubu byavuye kuki Mbata turabizizi ko zikunda gukora ibintu bitari byiza wewe kubera ibibazo? Oya undi Mbata bikomoka ku Mbata y'Imana. Nari duwaye ku kigo aho nize. Ariko noneho akenshi nkakunda kuba ndi Mbata y'Imana. Ati gute iyo abana baga bakererewe kuza nko ku ishuri nk'imbata y'Imana nasohoka ganze nkajya kubavuganira bakinjira bavugana na security akabinjiza aho kugira ngo babirukane. Ikindi none nk'umwana yaba yakoze ikosa runaka aho kugira ngo bamwirukane kuko ndi imbata y'Imana bate kugira ngo iri kosa rimucyure reka ngendaza kumuhana cyangwa ukanamwitangira se? Oya naramwihaniraga. Wabahanaga tabana navuga ati ndaza kumushakira igihano runaka korope akubure agiye gute ariko ntataye. Bigatuma directeur n'abandi bayobozi b'ikigo babona ko byanga byakunda bya bintu ari sawa. None bitangira banyita akabata k'Imana. Ntangiye muri Flash kubanze muri Flash maze mu myaka igera ku 8 hafi 9. Ntangira gukora kuri Flash kuri radio abo twiganye kwa kundi utanga umurongo wa telefone ngo baguhamagara bahamagare bo bampamagaraga Mbata kugira bampamagare Eugene rimfata gutyo rero. Mu kuvuga ngo abantu bese rero izina Eugene bashobora kuba batarize? Benshi nago barize kuko iyo nabaga ni ko introducing ikiganiro nakoraga ko nakoraga ikiganiro cya country music ko kirimo n'urwenya icyo gihe nanone ni introducingaga amazina yanjye mvuga ko nitwa Musengimana Eugene. Ariko none atanga umurongo wa telefone ngo abantu bahamagare bagahamagara Mbata. Ubwo baba ari nyise gutyo rero ntago nikize niyita Mbata. Imbata se ubundi koze. Gusa nanone ku ishuri twaje ko gukura turagura tugira ikintu cyitwa mbatiyarizme. Kuragura. Turagura. Kuragura. Turaguka. Nge na timu yanjye nabo twagendanaga. Mbatiyarizme ubwo bari abantu. Mbatiyarizme yari systeme yitwa mbatiyarizme. Bari abakobwa babonye n'abanyeshuri. Abanyeshuri bavuye kwiga bari naho barimo barashaka ubumenyi. Barongera ubumenyi. Buriya ubwenge barabuvukana. Ntago ubwenge bajya kubwiga mu ishuri. Hanyuma iyo uvuga muri slogan yawe ukunda kuvuga ngo warize ngo niba ngo mu mashuri yawe ngo barakubwira ngo no school ngo ahead. No school ahead. Ibyo byavuye bya no school ahead. No school ahead aho byaturutse donc hari igihe wiga hari amasomo twiga mu ishuri ariko none hakaba ari n'amasomo nanone rusange duhabwa n'isi. Isi rero yarahigishije cyane ubu ndumva nta rindi shuri ntaracamo. Imyaka 7 kuri Flash? Imyaka hafi 8. Yagusigiye iki buriya umugore uramufite ubu usanzwe abantu bicara abakubona abakobwa bakaguhamagara wenda bashaka gutereta abandi bakavuga ati Mbata ntabwo yarakwiye
ntabwo ukwiye kumutereta n'umupapa we bihagaze bite? imyaka 7 maze nako imyaka 9 maze muri uyu mukino icyo nabasha gukuramo wenda n'inzu yonyine geraje gukuramo n'inzu yonyine umugore we ntawe kugeza ubu ngubu ndacyari umu externa nk'abandi externa ubwo aba externa bajya mumeze gute? Aba externa ni baba ntibiga bataha ahubwo ababikurikirana barabyumva. Hanyuma Mbata ukinjira muri comedy bwa mbere, comedy wateye abantu yari iyihe ku buryo bavuga ati ibi bintu nibyo byanjye? ngiye kwinjira muri comedy ntago ari njye wabihisemo, ntago ari njye wabyihitemo. Hari umuntu washakaga gukora ikiganiro cya comedy ko njye cyo nakoraga cyari ikiganiro kindi gisanzwe cy'abahanzi cya walawalansi nyinga abantu benshi barakizi, ariko aza kusanga mfite iyo mpano bamundangira ngo ugiye ugashaka kanaka yakora ikiganiro cyiza cya comedy nubwo ataraba mu comedy. Angezeho rero angeraho arambwira ati ndifuza ko wakora nuriye wari ufite Yego TV, ndashaka ko wakora ikiganiro kimeze gutya muri ubu buryo. Nawe ati nakora ikirenze kuri iki ngiki, nubwo ntifitemo iyo mpano ya comedy ntabwo ndamenye ko nyifite. Umunsi wo kuza gukora test ndaza turarecordinga dukora test, abona ibyo yashakaga ahubwo nakora ibirenze ibyo ngibyo. Ahita akinyigura ambwira ati ikiganiro uzajya ukimanaginga ntawe ku giti cyawe. Kuva rero uwo mwaka nagitangira na cyo kiganiro cyane ko ngikora ndabishobora kandi ndabimanaginga neza nta kibazo. Yego muri comedy zawe wibanda kuki? Ari abasetsa abantu bavuze kabarya weho umwihariko wawe no uwuhe bitandukanye n'abandi ba comedy? Umwihariko wanjye buriya kenshi na kenshi ibintu byanjye bafite icyo bivuze. Uhere kuri intro y'ikiganiro uzahere nko kuri ya intro nabanje ya mbere nkitangira comedy ya mbere ya ntabwo nizi buriye abandi benshi barayizi. Ni intro manuka mva kwe hejuru kuri etage hari kuri ranzo ndende nkikubita hasi nkagwa muri kaburimbo ariko nkayirobora nyuma nkongera nkaza kuzamuka. So ibya bintu bifite icyo bivuze ko iriya intro tuyikora yari yanditse ku mpapuro hafi 8. Ari intro imwe? Ari intro just amasegonda 25. Ariko ibyo meaning yabyo icyo bishatse kuvuga ndabanza nkabyandika, noneho ujya gukora graphic n'ujya gukora intro ariko akaba afite ibyagenderaho bifite na meaning yabyo. So bisobanuye ko nibyo mvuga rero utabisobanukiwe neza, utafashe umwanya ngabyumva byanarize ntabwo yamenye icyo nshatse kuvuga. Ariko iyo ufashe umwanya ukabyumva bamfite ibyo mvuga kandi birebire binini byagutse. Ijambo rimwe abakurikiye hakubiyemo ibintu byinshi. Ko wita professeur ubundi mashuri yawe agarukira kurangaye? Ngewe nize electronique mwaka naviriyemo mwaka wa 2. Electronique buriya niyo wize buriya? Ubwo rero kuri electronique kumva ko no school ahead? Izi mpamvu ze nabigusobanurira ariko wabimbwiye mbere. So nize electronique ariko nisanga muri bino bintu nk'impamvu. Icyo wakora muri electronique ubwo ni iki? Nakora byose kuko nigeze na flash nigeze kuyoboraho muri technique. Nigeze kuyoboraho muri technique tukiri muri safari. Hanyuma wenda Mbata tuganira abantu benshi bakubonye cyane kuri Flash TV, imyambaro yawe wakubisemo birabisatsi wenda iyo ugeze hanze biba bimeze bite? Abantu ntago bajya bakwibazaho cyane bavuga ati uyu muntu wenda ni umusazi sinzi. Ufite mu mutwe hagufi ya niko yabibona, ariko ufite mu mutwe hagutse buryo umuntu afite umutwe munini abafite n'ubwonko bunini ntabwo yabasha ntabwo ari uko abitekereza. Gusa impamvu yabyo nari nayisobanura njya gutangira biriya bintu. Ni ibintu nari nzi koko biri kose bizangira umustar, ariko akenshi na kenshi challenge tugira no mu Rwanda usanga umuntu afite fame ariko nta kofi, ugasanga no gutega akamoto biramugora. Ugasanga umuntu afite fame ariko still cyari wa muntu utega bisi. Rero ndavuga ati mu gihe nzaba namaze kumenyekana ngenda mu muhanda buri wese akamenya uko we kanyonge atamuka buri wese akamukoraho akamuhagarika, bizangora cyane kandi bizambangamira no kugiba nakwishakira n'ubundi buryo bwo kubaho. Ndavuga ati reka nshake mask ishobora kumaska nkagira amasura abiri, nkagira isura y'akazi kwayo ariko nyuma y'isura y'akazi hanze nk'abandi umusivili usanzwe ndi umuntu usanzwe nk'abandi ku buryo nanjye nabasha kwisanzura muri society. Ni muri urwo rwego runahiza iriya mask yo kugira ngo mbashe kubona uko ntambuka muri society. Yes, kwizera ko mukidukurikiye mukande na subscribe. Hanyuma Mbata yuri kugenda mu nzira abakurikiranye ikiganiro cyawe dukunda kumva abakobwa benshi bahamagara, nta bakobwa bajya guhamagara wenda ngo baguterete
cyane ko ngo wamaze ngo kuba umusitari cyane abantu barandahiye. Bo abakobwa barampamagara baranyandikira nanjye ndabandikira ko twese urumva ko nanjye sindimariye urumva ko ndacyari mu gihe cyo kuba nabumva cyane nabo bakanyumva ariko nanone ntago bitarimo akavuyo. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu nturashaka rero umugore? Kugeza ubu ngubu ndateganya kurongora umwaka utaha niba byatunganye. Umwaka utaha? Ubu ariko umusheri uramufite? Umusheri ndamufite. Sheri wawe abantu ubuzima bwawe bakeneye no kubumenyaho di. Urase sheri wawe ubona arusha iki abandi bakobwa, niki cyatumye muhitamo kurenza abandi bakobwa bose amagana tujya tubona n'abasire queen bose? N'abasire queen bo sheri wanjye ikintu mukundira cyane nuko buriya ngiye nkunda umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda. N'umuntu ufata umwanya we agakurikirana ibikorwa bya Mbata buriya yabikunze nanjye ndamukunda. So biramfasha rero ko nakomeza donc bituma ngira urwo rukundo. Nawe rero sasa yanyeretse ko ankunze akakunda kandi nka Mbata, akankunda nka Mbata, agakunda ibyo nkora. Kindi nanone yari umuntu akaza akora nakazi gasanzwe gatandukanye n'ibyo mbamo, yakaba atari umuntu wari bunkunde, ariko kuba yarafashe uwo mwanzuro wo kunkunda kandi areba ibyo ndimo. So nabonye ko ari umuntu ufite mind yagutse, umuntu ufite mind yagutse ugukunze nawe mugakundana biba ari byiza cyane. Okay, TikTok ni ibibazo byihuse. Hanyuma Mbata amazina yawe wayatubwiye, hanyuma tubwire ubundi busanzwe mu rugo kavukire yawe ni hehe? Ngiye mvuka mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu, umudugudu wa Cercle Sportif. Ni ukuvuga ngo umunyamujyi rero? Twihute noneho meya w'uyu mujyi ninde w'uyu mujyi, meya mushyashya? Meya mushyashya yitwa Pridande, sinibuke izina ariko harimo Prida. Aya gerageza. Yitwa Rura nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo. Uwo yarasimbuye bwo yitwaga nde? Yarasimbuye umudamu witwaga Nyirasafari. Ndagufite urafite cyane meya mushyashya nuko ndajya nkusubiriza urumva ko nkusubije mu ishuri. Meya mushyashya yitwa Pidance Rubingisa ya Pidance ntabwo ari Prudence, ni Pidance Rubingisa. Yarasimbuye Rwakazina Marie Chantal. Hanyuma ibindi Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ninde ubwo? Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda oya ntubidaje. Yes, turi kumwe na Mbata, professeur w'icyitegererezo. Ntabwo akina nuko ameze, nuko bivuga ngo ibibazo byinshi bya bitangiye kumucanga. Icyo akora ni umuntu usetsa cyane, abantu bajya gukurikirana ibiganiro byo kuri Flash TV. Akubwira ko ari professeur Mbata, professeur w'icyitegererezo, ngo yize amashuri menshi ageze aho baramubwira ngo no school ahead. Icyo akora byinshi mugiye mubimenya, mukamenya impamvu wenda bakunda kwambara kiriya kigofero, akavuga ati ngenda shaka isuri itandukanye n'iyabandi. Ikindi akakubwira ko atari bariyera cyashaka umukunzi, cyakora umukunzi aramufite nubwo byinshi atagiye agenda agaragaza wenda icyo atandukanye hano n'abandi. Ni umunyarwenya ni kuri ayimereye, ubonye ko isava mu kiganiro nta kundi nyine wese twabigenza ko tutamushyiramo umugozi. My name is Didas, keep watching, mukore like, mukore subscribe kugira ngo mu n'izindi video zitazajya zibacika. Utaha tuzabazanira n'abandi basitari mukunda. Bye bye.